ntago mbi kuki wumva ko warufata kubwira ngo mbyarira umwana ariko kuri Bruce ari serious Bruce ubona nyine Bruce Meddy n'umusazi abaraho nyine kujya wenda koko mbere nyiri n'umwana ntago nari insobanura niko nabyita sinari insobanukiwe na nyiri muto niko navuga noneho mu rwego aho kugira ngo amekeya ahubwo yantezaga abagore nabimubwiye nk'uyu munsi ari nayibwiye umunsi ari nijoro buri buke mu gitondo ujye kubyara kugeza amaginga yarataramenya deja kutwite ntabyo yarazi ubwo buzima wabuciyemo gute ko numva narayihishe nyine narayihishe inzara ikanyica rimwe rimwe nkamara n'iminsi 3 ntarya kandi baze ku muntu utwite kumara iminsi nk'itatu utaryana ikibazo bya bindi Primus ni inzoga nziza pe byo kunyara rero barabeshya ntago bitera kunyara kuko yabaye kubwiye ngo akugurire gusa ari wowe murakubwiye ngo ubwire nkugurire wabyanga ugomba kugenda wiruka ahubwo ukarya oya kunamamagaye ukambwira ngo nzuyungure na sarupe ukayirya cyane rwose kuki abakobwa mukunda inkoko muri no bizi ariko seka nkubaze hari umuntu wanga inkoko kubaho turabasuje neza abakunzi ba Reba Plus nkuko bisanzwe. Reba Plus ni YouTube channel ikagira na rebaplus.com irahitinze irakora ibintu bikomeye hano hanze. Abakunzi bacu mwese turabasuhuje muri kwisi hose, abari mu Rwanda, abari mu Burundi, abari mu Uganda, abari muri Afrika, abari muri Amerika ndetse n'abari mu Buraya, abari kwisi yose hose turabasuhuje tubahaye amahoro. Abari mu bibazo, abishimye, abababaye, abarwaye, barya baburaye, ukabona ko ubuzima bwanze bwahagaze. Ikintu twakubwira twebwe nk'abantu ho kuri Reba Plus nuko Imana yawe ntabwo yagutereranye kandi Imana yawe ntabwo yakuretse, ahubwo haba haburaho yasaha n'umunota kugira amateka ahinduke. Buriya nkunda kubwira abantu ngo ntugashaka igihe kandi ufite igihe, kuko iyo ugiye gushaka igihe ufite igihe uba warataye igihe, uba warataye icyo wari ufite. Unuvuga ngo ntago ubuzi icyo ushaka. Uyu munsi wa none rero tubafite umukobwa ufite swaga. Mbere yuko wivuga ufite swaga, ufite swaga, uri umukobwa mwiza uhereye ku birenge, uhereye ku ntoki, n'umukobwa ufite swaga, uri naturel, ufite yanzo bitari yindi yo mwiduka. Sister mwiza bakwita ngo iki? Christelle Mutoni wase. Mutoni wase Christelle. Umutoni wase Christelle. Uri serious? Of course. Skoni twa. Uri serious? Yego. Skoni twa. Christelle, uwo munsi bibaye ngombwa ko Christelle Imana izaguhanira iryo zina wenda waba utarakoresheje neza, wazabyitwara mute? Nabigenzane. Nakakira igihana nyine. Nibyo. Cyane. Christelle, uyu munsi turi ku buryo bwo kuganira n'abantu bo kuri Reba Plus. Tuje no kuganira n'umukobwa mwiza witwa Christelle, turi kumwe n'umunyamakuru wacu bamwita Uncle G. Uncle G ntago nsanzwe muvuga burya afite uko yivuga nk'umuntu w'intwari, nk'umuntu hola nkuko bisanzwe ni Uncle G, the best man, heart man, bad man, right man. Gahunda iracyari yayindi. Ntahandi rero wasanga ibiganiro nk'ibi ngibi uretse kuri Reba Plus TV. Bari gukurikira Reba Plus TV mwese ndababwira ngo uyu mwanya muhite mugenda mukore subscribe kandi mukore like, mukore share ndetse banatere comment ku biganiro tubakorera, kuko buryo iyo mbonye comment imita mvuga ati wow. Aho ngaho rero muri kubona uyu mwanya uyu mukobwa araje kubabwira ibintu byinshi, tuje kuganira yirekuye, umuceraje kumena mu mucanga. Christelle, mbere yuko duhura bambwiye yuko hari umukobwa uhagaze kuri swaga ziwe, umukobwa mwiza cyane, umukobwa ushobora kuba yanakirekura akabwira abadukurikiye uko ubuzima hano ku muhanda bumeze. Twe twiyemeje yuko na handi ni street,
ni straight tujya kureba mu buzima bw'ibyamamare nawe uri icyamamare buryo iyo wabashije gukandagira kuri Reba Plus uri icyamamare mbere na mbere nakubaza ngo Christella ubundi ni muntu ki? Christella ni umumama ni umusingo mama yego singo mama mfite umwana w'umuhungu ya umwana w'umuhungu afite imyaka 25 yego umwana w'umuhungu wafite ingahe? afite imyaka 3 papa w'umwana se we kuri singo papa w'umwana bite? papa w'umwana rero ni long story. Christella ntago uciye mu ijambo watubwira ese nkawe Christella ni iki papa w'umwana wumva cyaba cyaratumye uyu mwanya mutari kumwe ukaburi singo? Papa w'umwana rero yari afite umugore yari afite umugore ariko njyewe ntazi ko afite umugore. Turamenyana turakundana byaba na saa 8 z'ijoro nk'abantu bakunda tugahamagarana akanyitaba nta kibazo. So rero nkanamujyana mu rugo ko no mu rugo twajyagayo mugakora mu rugo aho mvuka mu rugo wanyu n'ubundi ariko ibyo mwakoze mwabikoreye mu rugo? Ya twabikoreye mu rugo of course mu rugo iwanyu twabikoreye mu rugo nyine oya nagize ngo mwagize ukuntu mwiherera mu gahuru nk'abantu dukundana twabikoreye mu rugo iwanyu yagusanze mu rugo iwanyu cyangwa wari ufite ghetto cyangwa we yari afite ghetto? Je nabaga muri ghetto. Wari uribaga muri ghetto kuki watangiye ghetto ukiri mutoya? Sibwo nari muto. Wari mutoya of course. Abana bakobwa muri no misi muri kuvuga ko kuba mujya mu mageto cyane mukakura ibyo byago mu mitekereza gute? Ese kankubaze uranje secondaire na 15 ubonye akazi iwacu ni mu cyaro kandi kazi nakabonye mu mujyi hanyuma ubwo hagati aho nari kujya kuba mu cyaro gute kandi mba ndi gukorera mu mujyi? Ubwo bivuze ngo wavuye mu cyaro uza Kigali guhaha wa mukoboyi wa mukoboyi nyine tuwahise umubona wa mukoboyi oya nibyo none nyuma yewe nasoje 2015 ndakora 2017 ubu urakora nyine ariko hagati aho warakoraga hagati aho narubwe nawe twamenye bwa mbere ngira mu mujyi wa Kigali Dave twamenye mfite umuyex ahubwo ugarutse kuri iyo ngingo ni nde none ahubwo umugabo wageze kuri iriya ngingo mbere yuko ngo hagera kuko urumva ubwo hari aba ex n'aba ex abakobwa muri no misi batumaze gukurikirana tugasanga mufite aba ex n'aba ex none se kankubaze uwa mbere of course kuko uwa mbere niwe kwabanje uwa mbere watubwira izina ryiwe mena umuceri mu mucanga mena umuceri mu byangije oya nta kibazo tubwire na stories yiwe yitwa Jacques afite ubu yanashatse afite famille uyu mwanya Uncle G agiye kukubaza ibibazo 5 wowe ariko kwibazaho yakomeje kukureba abantu bose aho utambutse bagenda barabya indimi nabo ba ex barabyaga indimi hari n'impamvu mwagiye mutandukana. Uncle G afite ibibazo 5 by'umwihariko bijyanye nabo ba ex ndetse nabo bakobwa nabo bagabo mwagiye mubonana kugeza aho umwe agezeho akakubyaza. Okay, Christelle tugaruke urabona uri umukobwa mwiza ibyo ari byo byose ufite n'icyo gikundiro. Ikibazo cya mbere numva nakubaza ni gute mu nkuru y'ukuntu wahuye na Jacques twahuye gutera basi ndabyibuka kugira ngo nta nubwo mbyibuka okay ntabwo nyibyibuka buriya ibintu bitambutse ariko oya nta nubwo nanga izoga icyo gihe nariko ntiwibuka aho mwahuriye ako Jacques D byibuke ndi kubona bizi Jacques twahuye nkora ibintu byo mu gaciro icyo gihe wari ugiye kubarura donc hari products z'agaciro zabaga zanditseho agaciro development fund yego twacuruzaga nakaye nakoreraga hano
Hilltop yego ubona ko yaraga nukuvuga ngo Hilltop niyo yakoze akazi nyine tu urumva ko yari umukiriya wanjye angurira yari umukiriya ukora iki wowe wacuruzaga iki izo products z'agaciro ariko n'ibindi nyine byari by'agaciro yaraje kugura n'ubundi style biki oya tubwire nyine nawe n'ibindi by'agaciro niki kitari cy'agaciro icyo bamuhaye nyine tu kuko urumva yaraje biba ngombwa ko mugura oya ifite stand nyine n'ubundi yari stand yaje angurira nyine ibyo nacuruzaga ambaza ibintu byinshi bitandukanye nayo ndamusobanurira cyo gihe nyine afata akanimero nk'umuntu wabonye umukobwa amaze gufata akanimero tukaba tuvugana kuri telefone biza agutera inda kuri telefone wowe ntabwo ari wantenda ni ex wanjye uwo ni ex uri kutubwira uwo twaziranye ntabwo ariwe turi kuvugaho uwo ex niwe wa mbere mwahuye mukundanaho bwa mbere uwo Jacques nge nari nzi neza ko Jacques ashobora kuba ari waguteye inda ahubwo Jacques twarakundanye namfatiye irembo kandi none se Jacques nyuma ngo waje kumenya ko ari umupapa oya ntabwo ari Jacques icyo gihe yari akiri umusore uwaguteye inda niwe waje kumenya ko ari umupapa ubu rero niwe nshaka ko twaganira kuko urabona Jacques ni ubuzima bw'urukundo bwaje bugahita ariko wenda nahita nibaza ngo ikishe rya rembo ni uko waje gusama oya nayo ntanasama ahubwo urumva yafashe irembo ahura n'ikibazo yarakoraga mu by'akazi kiwe baramufunga yego bamufunze bamukata imyaka 3 muri iyo myaka 3 niho twagiye tujyagirana ibibazo nyine birangira dutandukanye hanyuma ko gutandukana niho nahuye na se umwana wanjye hari gise w'umwana wanze kumuvuga izina ku buryo bw'umutekano wanyu mwembi ubu ngubu se nta kuntu yinyabya nyine koko bajya bavuga ngo aho yanyuze nta rwango ruhaca cyane ko mukina afitanye umwana uko byagenda kose burya wa mwana azabahuza ubu ntiwaba umuhishe kubera yuko nyine aza akinagaho gato nk'uko yabikoraga mbere oya twararangizanyije mwararangizanyije ni ukuvuga ko n'ubu ngubu aje akagusaba ko bya bindi wamubwira ati oya ntabwo duhura nta nubwo nabyemera kubera impamvu ntabyemera nyine nuko tutagikundana ariko mufitanye umwana afite urugo rwe nanjye afite ubuzima bwanjye ubu umwana ntabwo ajya agira igihe akakubaza ngo dadarihe ku buryo nyine wakumva agatima kongeye gukubita kuri papa w'umwana aracyari muto pe ku buryo atakubaza ibyo bibazo aracyari muto ese ujye utekereza ko wenda nk'igihe umwana azaba ageze muri icyo gihe cyo kukubaza icyo kibazo uzamusubiza iki nzamubwira ise nzamumwereka ese ko nzahwaba nkaba niwabo ndahazi nzamumwereka nzamubwira nti dore papa wawe niwe umushaka ikindi kibazo mbere y'uko wenda nguha Sogo kuko ni umutipe ubundi uhigiriye izina ubundi tuyazi muri Mali mbere y'uko nguha Sogo ikintu yenda nakubaza ubu ngubu Christelle ahagaze gute mu rukundo mu rukundo ubundi singo buri singo ubu singo bumazemo igihe kingana gute singo mbumazemo kuva na mbumazemo nk'amezi 3 hari umuntu watubwiye ko ejo mwari muri kumwe ubwo yari singo bari singo uri kumwe n'umuntu barivuga ko mukundana urasa cyasacinga bivuze ngo ari we wese uramwakira ntago ngiye mbona ibyo mbonye byose ngo nakire gira condition izo condition zawe umuhungu kuri wowe ubona ugomba kuza akongera akagusubiza hamwe wari uri n'umuhungu ki umuhungu witonda wowe ntago witonda ariko nabivuze ntago witonda ntago nitonda kwitonda ku muhungu niki uwo muhungu mwiza aba ameze gute tudefinisize mu minota 3 ubundi nge ntago ndeba ngo umuhungu ngo ni mwiza ku isura hari ukuntu umuntu aza nakagukurura buri rukundo ntago ari ibintu umuntu yingamo ni ibintu ubona nyine birizana urushaho kubona umuntu ugahita umukunda kandi we atari na mwiza ku isura
ariko bitewe n'ukuntu yakwitwayeho yakubashye nawe ubwawe yiyubashye bigatuma wumva wamukunda. urukundo rubaho cyane, rubaho cyane, rubaho. Umutipe yaza akakubwira ko akunda, rubaho ariko witonde aho hantu, hitondere ako rubaho. aha kuki yahitondera uko cyenda yitondera kugira ngo yitondere, yego kuvuga ngo hari umuntu uza eh wowe ukagira ngo ni urukundo ariko hari ibindi ashaka. okay, ngo ubwira ijambo uno musore hano utamukunda utari we ujya kureye. No musore ni mwiza. Umusore ni mwiza bivuze ngo wapomotse ntago yanyemera. ntabwo yakwemera. Ese bijya bibaho ko nk'umwana w'umukobwa mwiza nkawe, umukobwa ubwo uracyari umukobwa uri umufiyemere, ndi umusingo mama. uri umusingo mama? Abo n'umumama w'ibana uri singo? Okay, bijya bibaho ko umuntu w'umukobwa yakibwirira umusore ko amukunda? Bajya babivuga. Barabivuga? Wowe kandi nawe wabivuga? Ntabwo ari uko nteye. Kandi warangije kubivuga? Navuze ko ari mwiza kuko biragaragara ko ari mwiza. Yego, ako ntabwo namuterese. Ikintu wenda nakubaza nk'umukobwa wifata sibyo agatera iyo ntambwe akavuga ati uno musore ndamukunda, wenda nge ndamureba nkabona nta gahunda afite sibyo, akagenda akabwira umusore ati burya ndagukunda, uwo mukobwa we kuri wowe umufata gute? Ubona yarataye umuco koko kuri wowe uravuze ngo ntabyo wakora, kuki utabikora? Ababikora ubona nyine bitajyanye n'igihe, bitajyanye n'umuco. Ntabwo ari uko yataye umuco, ahubwo njyewe mba mbona ahubwo bafite amahirwe, bagira amahirwe kuba yashobora kubivuga. Njyewe ntabwo nabishobora, niba sinzi ukuntu umeze nyine ariko ntabwo nabishobora. Ntabwo umuntu wancishamo ijisho niko nteye. Christelle, nk'abantu bakurikiye Reba Plus TV aka kanya bagukurikiye bakakubwira ngo dusangize ku buzima bwa Christelle, kuko akenshi ngiye nkunda kuvuga ngo abantu baciye mu bibazo cyangwa baciye mu ngorane nibo bantu usanga n'ubundi akamwenyu, kuko akenshi baraseka kugira birengagize ahahise. nk'abari gukurikira ino channel, abari kutureba basangizeho kuri Christelle, cyane cyane kuri bwa buzima nyine bwagutushije ahantu kugeza amaginga ya ukaba wumva kuri singo, uri umukobwa mwiza, ibyo ari byo byose ntujya ubura abasore babikubwira. Mbese hari umuntu ujya ubura umuntu bimubwira nawe ntago wamubura, ntago nta muntu ujya ubura umuntu bimubwira uko yabasa kose, ntago wabura umuntu ukubwira ibyo ashaka kukubwira. Gusa nyine ikintu ntekereza, ikintu cyanushije nabayeho mu buzima ku bw'umwana wanjye, nicyo kintu navuga ngo cyambangamiye. Kuba wari ufite umwana ntaranamubyara. Yego, ntaramubyara na nyuma ibibazo nagiye mpura nabyo naramubyaye, nyine byatumye nsubira inyuma. Ibi natekerezaga numvaga nyine ko bizamera, byarahindutse bihinduka byose. Urumva gutwita ko naramutwise igeze mu 6 ise tutangira kujya tutamerana neza. Yego, akajya nsiganya nkamuhamagara, noneho akajya aneza abagore kuri telefone bakantuka. Byana saa 9 z'ijoro uko babagabo bari nko mu kabari basohotse. Yego, bakantuka cyane, ntwite inda y'inkuru. Nyine bikancanga, kandi urumva ko nk'umuntu utwise nk'uko nta nubwo ubona n'ukuntu ugira imbaraga zo kujya kubibwira iwanyu. Urabanza ugatinya ukavuga uti nimbivuga ese muri karitsiye ahantu nturuka bazavuga ngo iki, urabihisha. Njyewe narabihishe kurinda njya kubyara. Ndibuka ko nabwiye mama wanjye ko ntwite, nabimubwiye nk'uyu munsi ari nayibwiye umunsi ari nijoro, buri buke mu gitondo nkajya ujye kubyara. Kugeza amaginga yarataramenya deja kutwite, ntabyo yarazi. ubwo buzima wabuciyemo gute ko numva bugoye? Narayihishe nyine, narayihishe inzara ikanyica, rimwe rimwe nkamara n'iminsi 3 ntarya, kandi baze ku muntu utwite kumara iminsi nk'itatu tutaryana ikibazo. Ariko kubera ko nyine urumva we yajyagamo amafaranga bitewe n'uko abyumva bishaka. Yego, nje ntabwo nayo kujya kumufata mu mufuka nyine yaranoteje niko nabyita. Kandi bagabizi ko naho mfite nkuru. Iyo uvuze ngo gutoteza cyangwa gutotezwa,
kuko hari uwagutoteje we waratotezwaga yagutoteje mu buhe buryo kandi numva ko yaguhaga amafaranga nuko wenda yaguteye inda mu buryo utari wateganyije yagutoteje mu buhe buryo buriya uzi ikintu cya mbere kibabaza yego umuntu utwite akenera keya niko navuga noneho mu rwego aho kugira ngo ame keya ahubwo yantezaga abagore biwe ese abo bagore barabe cyangwa ntabwo barabe nta nubwo yari n'umugore we umugore we nta ni n'umwana mwiza ntabwo yajyaga agira ibintu byo kuvuga yari n'umurokore ntiyigeze avuga ntiyigeze ambwira nabi yego ahubwo biri kuvuga ko ariko hano hanze hari abantu bakomeje kugenda bavuga ngo uwo mugore wawe ari wowe wamuciye inyuma namuciye inyuma kuko wasanze amufite ka meme ntabizi wamuciye inyuma utabizi niki cyabiguteye none se umusore uje ukaneta ntabizi ko ufite umugore nanjye nkemera ntumbwire uti ngewe rero mfite umugore nubwo ngutese ntubimbwire nabwirwa n'iki ko umufite cyangwa utamufite kuri Reba Plus TV no kuri Reba Plus.com tugiraho ikiganiro cy'isanamitima turazagigutumiramo ubashe kuvuga ibijyanye na story yawe y'urukundo kuko gikurikirwa n'abantu benshi gikundwa n'abantu benshi ndetse abanyarwanda baragikunze uzavuga story yawe mu buryo burambuye uwitwa Boni Buranga niwe uzagukasoringa akakugira n'inama twe nta kintu twagufasha kuko ibyo bintu ntago twigeze duhura nabyo nta nubwo turabanga muri ibyo anyway Christella twongere twigarukira inyuma mu rukundo twabyumvishe warakomeretse uyu mwanya uracyakeneye gukundwa uracyakeneye no gukundana byongeye bikakubaho wakora iki we Christella nabyakira wabyakira ukishora mu kizibu ukireba none wabigira ute uruzi ukarwitamo tu oya rwose ntabwo ubimenya ukongera ukambura tu ukambura umusore nkamwamburira akamutera inda wenda koko mbere nkiri n'umwana ntago nari nsobanuye ko nabyita sinari nsobanukiwe nari nkiri muto ubu ndakeka shabi ntago byakoroha wakora iki wakwirinda wakoresha iki prudence ujye ubikoresha njye ntabwo nyanyikoresha ko sinyambara ariko nyine najya mbwira bibaye ngombwa ko mbona byarangiye ngiye kubikora nabibwira umuntu ugiye kubikora nkamubwira ati twirinde ubwo uheruka kubikoresha hari ryari kugira ngo numve ko atagiye mu ndi ntabwo mbiheruka oya tubwiriza ukuri ugereranyije mbwira nk'iminsi kubera ko nta boyfriend mfite numva ko nabiherutse nta boyfriend ufite nta n'umuntu uza ku ruhande hari abagabo hano hanze basigaye bareba abakobwa beza nkamwe bateye neza gutyo bakavuga ati bakagenda barabya indimi urumva ubaciye gute uramwihorera ku buryo bakwataka ntihagire ikibazo cyane Mireye aho ku matwi wambaye zahabu ni wowe wiguriye wambaye zahabu nakubonye nakomeje kubireba cyane wambaye zahabu kandi irahenda iyo si umugabo yaguhaye ntabwo umuntu ajya apfa kungurira ibintu umusore ibintu ibi byo bakugurira ibiki burya nawe uri kuze nta muntu inkoko tu ntabwo nzi kwaka ntabwo mu buzima bwawe ntabwo nzi gusaba bakugurira iki bangurira iki ntacyo inkoko burya unamamagaye ukambwira ngo nzu yingure nasarufe ukayirya cyane rwose kuki abakobwa mukunda inkoko muri no minsi shawanye mvise ahubwo mu kanya ukayingurira musigaye mwari ari umugabo wa Nestori arambwira ngo musigaye mwarigeze nk'uduca umukunda inkoko ariko seka nkubaze hari umuntu wanga inkoko ubaho njye kubwanjye ntabwo ndya inyama kuki mukunda inkoko abakobwa umuntu kuki mutarya n'inka ihene inka nta muntu urumva inka turazigura mu mabusheri niyo waba udafite ubushobozi bwo kugura nyinshi ushobora no kugura nkeza uri bushobore ukazirya urumva ni ibintu tuba tubona nyine bisanzwe inyama ni ibintu biba bisanzwe nyine zizihenda ariko inkoko ugahita uprofita umugabo ugiye kuyigurira ariko inkoko irahenda ariko nanayigurira
wanayigurira nanayigurira kubura nose kuki ariko mbwiye turashaka kuyungura naza niruka kuki wa profita ko umugabo ari ngombwa ko yayikugurira sukuva ari ngombwa gusa nawe baba nose ko ari ubikwibwira buse arakubwira nose umugabo kuki ari inkoko yawe yarangiza akabwira wowe Mireye ntidukundana ariko turagenda mu buriri mu rugo wakora iki nahita mwishyura wahita nahita nyimwishyura ako kanya mbwiza ukuri seriously wamwishyura nyine muri bwa buryo ubwo buryo abakubajije wamwishyura mu gute nahita mwishyura amafaranga yayo none rero kuki wagiye kuyirya kandi nawe wari uyafite kuki wowe utayimugurira wumva kuko yabaye kubwiye ngo ugakugurire gusa ari wowe murakubwiye ngo ubwire nkugurire wabyanga ugomba kugenda wiruka ahubwo ukarya ukayirya inkoko ukayirya n'icupa ujya unywa ku nzoga ndayinywa ubuhe bwoko bw'inzoga turabemereye uruganda urwamamarize kuri Reba Plus nimba ari uruganda ruzwi ruba ari Bravo cyane Mireye iyo nzoga ubwo araba ari inzoga nywa iraba yamamaye Bralirwa igira ibinyobwa byinshi harimo Fanta harimo Mitsingi wowe yihe Primus bavuga ko itera byuzuze ibya bindi buvuga bya bindi ngo abakobwa tu gutya ngo hari ibintu ngo itera Primus abakobwa bayinywa ngo ariko byiza yego byo kunyara rero barabeshya ntago bitera kunyara ariko ntabwo agenda bivuze n'ibindi bintu itera ahubwo ko ari byo uvuze ko bishobora gukomeza kubitsimbararaho kandi nanjye ndi umuntu mukuru bivuze ngo barabivuga barabivuga ngo abantu ngo nka Primus ngo bituma ngo banyara simbizi ibintu nk'ibyo ubundi umuntu anywa amazi we ntabwo ajya kwihagarika si nk'ibyo byose se none se kuki wowe ari byo uvuze ayitera kubyibuha no kuzana inda umuntu akabyimba akamera neza ahubwo wowe waza ibyo bintu wazanye urabidusobanurira neza tubwire uraba udasebeje Bralirwa kuko ibyo kunyara nabyo ni ibintu byiza simbizi kuko umuntu muzima aba agomba kujya muri toilette akanyara Primus ni inzoga nziza pe yego sindi kwamaza ko nibanyishiye ariko kwako nicyo kinyobwa nkunda yego cyane sinjya nywa ngo ngire hangover ariko urasinda biterwa n'izo wanyweye uyu mwanya ahita witwara nk'umusinzi turebe ukuntu iyo wasinze ukuntu bimeze sinjya nzinda ntabwo ujya uzira nyereka nk'umukobwa mw'inshuti yawe ukuntu iyo yasinze aba ameze umushuti wanjye umwigane tu aba yivugisha cyo kuranze hari umuntu nzi ujya usinda akarira arisa nk'uriya twumva ukuntu arira ariko biba ku bakobwa benshi rira twumva ukuntu aba arira ntabwo namubona nzi abakobwa benshi ikikubwira ko yasinze ararira ngo sa nk'umwigana urumva ukuntu uhita n'abayikora atekereza nyine arizwa n'ibintu byamubabaje turuna nk'ibintu byaba byaramubabaje akarira atangira kubivugaho akarira ngaho gerageza use nk'ugerageza kurira gato turebe ureba ukuntu uburira nyine y'umukobwa wambaye inzoga arira wowe wigeze kubona nyine usa nk'umwigana gusa ntabwo urira biri reality mwigane turebe ukuntu arira ntabwo mbizi ugesha bigerageza none umubona mbabariya Mireye ntukambeshye ntabwo nabishobora njyewe nsinze mba ndi serious ngonyere kuko no muri seri tugira confidence turebe mba mfite confidence tumbwira nk'amagambo nk'atatu umbwire na confidence ugaragaza ko watsinze ukuntu ushaka kunywa nk'icupa nk'umuntu akakubwira ati yego bakundi basifura umva Mireye mpita mpindukira duhindukira turebe nkahita nkubwira uransifura nkandi Mireye nigeze kumva story ya live kandi twakwijeje yuko kuri Reba Plus TV hari abandi bakora ibiganiro bijyanye n'iyo content twe dukora ibiganiro bijyanye na entertainment showbiz Mireye muri showbiz niwe muhanzi nyarwanda ukunda Yesu Sobwa ngubwo nungoye bose ndabakunda ukunda nyine ukumva wamwimariyemo sukumba kunda kukunda bigira nte cyokora
so ndavugana oya ibyo ari byo byose ushobora kuba bakunda kandi kuko bakora ibihangano bikakunyura ariko se ninde nyine ugukora ku mutima kuko kumva ka kantu nyine karazamutse uyu mwana rero mu bantu ba kera mbere ubu nakundaga Knowless yego mbere ako nkunda cyamukunda ako nsigaye marara ubu muhaye umuntu bita Ariel Ways uramutse uhuye na Ariel Ways niki wumva wamubwira nyine nk'umufana we umukunda ku mutima Ariel ni rasta man yego ni rasta pe ni rasta mva wamubwira iki wamubwira turi rasta man ni dora masari ndayateye namubwira ni ajya imbere nama congratulations ubundi nkamubwira agakomeza yego mbo ibyo ari byo byose ujya ukurikirana showbiz nyarwanda ariko ntaguciye mu ijambo yego ubundi umuhanzi wanje w'ibihe byose umugabo witwa Alpha Rwirangira buriya bindi bitaramo byose ushobora kumbwira ngo iki Alpha ni umuhanzi w'ibihe byose yego wumva umukunze bivuye hagakurikira Bruce Melody yego abo bahanzi bombi wumva bakunze bivuye ku mutima ariko Alpha we noneho arabahedin uri single mom nka Alpha aramutse aje akakubwira ati Mireille rwose nshaka ko umbyarira ariko ntitubane ntabyo yambwira oya nyine suppose ke yabikubwiye byabaye deje ntabyo yambwira aramutse abikubwiye ntabyo kuki wumva ko atabikubwira ni serious ni no mu bintu bituma numva mukunda ariko nibura Bruce Melody wabona yabikubwira Bruce Melody ntago mbi kuki wumva ko warufata kubwira ngo mbyarira umwana ariko kuri Bruce ari serious Bruce ubona nyine Bruce Melody ni umusazi abaraho nyine no nubwe ari enjoyinga ubona mwaryoshya na Bruce Melody twasangira ariko ntabwo twaryoshye mwaterana nako nari nkojeje akakubwira ati nge ndashaka umbyarire just oya na gahunda afite yo kubyara muri ubwo buryo niki wabwira abantu bakurikiye Reba Plus cyane babwira nyine abanyarwanda mwese n'abanyamahanga mwese babita aba diaspora yego n'abadiaspora nyine n'abadiasporante ni ugukunda ibiganiro kuko buriya kenshi haba harimo n'impanuro buriya ushobora no kuvuga ibintu muburaga ariko buri muntu aba agomba gukuramo iki yego twagendaga tubaza abafana b'abahanzi we tuvumbuye ko ufana Alpha Rwirangira na Bruce Melody mu magambo abiri abo bahanzi bombi n'iki wababwira nyine tunasoza Bruce Melody na courage na Alpha nawe nagagikora niyo mpamvu nyine wumvishe nubwo mukunda ariko nagagikora niyo mpamvu ariko ashatse yajya akora ko abantu benshi bakunda ibintu bye ni kuvuga ngo abantu benshi bakunda ibintu bya Alpha Rwirangira Bruce Melody bagwaye courage komereza aho ngaho Alpha Rwirangira bari kukubwira ngo gerageza ugaruke mu kibuga garuka abakurikiye Reba Plus TV ndababwira ngo nagahoraho Mireille turamufite n'umuntu wacu azajya ahora kuri Reba Plus TV n'umutumirwa ufite byinshi aduhishiye ku biganiro bigiye bitandukanye twari turi kumwe na Mireille turi kumwe na Uncle G Cyogere Mireille ndagushimiye murakoze cyane kandi tunagutumira ku kiganiro gicano kirebana n'ubuzima kirebana n'urukundo gifite ahantu gihuriye n'urukundo kwazaza ugasangiza abantu inkuru yawe kuko sicyo cyari twatugambiriye ariko numvise ko hazavamo byinshi wenda n'agahinda kawe kagasohora hanze ukumva uraruhutse cyane ndahari okay abakurikiye Reba Plus TV mwakoze cyane naho ubutaha nkuko mubizi ciao